Mo Bishop Boniface wanjye. Nyakubahwa. Ureme Bishop wacu. Areka jabona uraho. Ndaho M23 aho ngaho mumeze mute? M23 iri tope kabisa. Uvira nayo yabaye tombe ibintu byose ni muri tombe. Tombe mena kwambi. Hanyuma ndi mu kiganiro. Hari abana bawe barashwanye ubu bari mu kirego bari mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Nande Bishop Mutaganda Aimable n'umugore wiwe witwa Chantal Jacqueline Niyibizi. Umugore we mukuru. Oya umugore we mutoya wa undi wasezeranyije. Yambaye inkuru ya umurundi. Nuko rwose wa muri Amerika. Bari kubura niki? Aimable yagize gutya afata umugore amwinjiza mu buriri bw'umugore wiwe umugore aba muri Amerika azana undi mugore ngamuryamisha mu cyumba. N'umugore yaje kuri kamera arabyemeza aravuga ati Imana imbabarira aciye inyuma umugore w'abandi Chantal mbabarire namuciye inyuma ndiyama mu buriri bwe. Umugore abyumvise abibaza Aimable ati reka Aimable ahita ajya gusaba divorce mu rukiko. Ko bataraburana ntabwo wabajya hagati nk'abana bawe washingiye ukabwira ati kuva mvutse kuva mbayeho nitwa umushumba sindashingira umuntu ugira divorce Aimable unkojeje isoni. Wareze ne Aimable arega ubutane mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kubera ko bari barasezeraniye mu murenge wa Mareba i Bugesera niyo mpamvu Aimable yakijyanye i Bugesera mu rukiko. Nta no kumbwira di. Nta no kukubwira mubyeyi. Ewe iri nishyano. Ni ishyano rirenze kuba ishyano rwose. Niyo mpamvu uvuze ngo nguhamagare ndi mu kiganiro. Koko umugore ari muri Amerika undi ari mu Rwanda niba intege nke zaramwinjiye yamusabye imbabazi. Twarabimubwiye twagerageje kumwicaza Aimable atubwira ngo nta foto nta cyabaye birangira Aimable avuganye n'abakirisitu biwe ndabara abakirisitu be baramubwira bati mushumba baragushinja umugore uyu n'uyu bati harimo na wa mugore witwa Mama Claire. Aimable avuga ngo ya ntabwo ari Mama Claire ngo ni Mama Keria ngo ni Mama Claire. Birangira uwo Mama Claire aje kuri kamera arabyemera aravuga ati naciye inyuma umugore w'abandi Imana imbabarire musabye imbabazi. Ikirego rero ubu kiri mu rukiko rwa Nyamata ntacyo wakora nk'umubyeyi ugahamagara Aimable ukavuga ati wa mwana we ndi kucyunyandagaza kumbuga nkoranyambaga kubera iki? Mwana mwiza kandi ikindi Mutesi ni umudamu ugira ibitekerezo byiza. Wenda yagize ikibazo cy'urushako nk'abandi bose bavuga ko ari we bagusabye abantu benshi barabivuze niko babibonaga ko twasabanaga nk'inshuti yanjye. Uyu mugabo amaze gutandukana n'umudamu we yego twagiye no ku rukiko asomerwa n'umudamu we twari duhari n'umudamu we yari ahari wa mbere yego Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Urukiko rwavuze ko abana bataruzuza imyaka y'ubukure abana batararangiza uwa gatandatu segonderi baba bakiri mu biganza by'ababyeyi ari wo munani wabo ndabyibuka neza. Hanyuma bagira aho bagenera Mutaganda Aimable ku bijyanye n'imitungo urukiko rubivugaho yego ko bo ubwabo bagomba kwicara bakagabana. Aimable afata ahantu hari urusengero yego aho bita mu Waruraza muri Bumbogo mu kagari Kangara ndetse n'ubutaka bwari buri Masaka n'ubutaka buri Masaka uzamutse mu biryo ukazamuka hejuru usa nk'ujya makadami ugahita ukata gutya ureba za Mwogo mu Bugesera aho bita mu Rugunga. Ubwo nibwo butaka Aimable yatwaye. Ikaze nanone kuri mwese kandi twongeye tubahe ikaze abakurikira Ikaze TV Rwanda. Muri make twahawe ikaze kwa Pastor Claude ku Ikaze TV. Pastor meze neza cyane urebeye inyuma meze neza urebeye inyuma ndaho ariko imbere si imeze neza. Imbere se bimeze bite se mu byeyi Nizanduru se kuri imihanda ya marira yo kuri iyi mihanda
ariko kandi sava. Yego Pastor, turi mu mpera z'umwaka wa 2026, uyu munsi turi ku itariki 12, aburi iminsi mike kugira ngo umwaka urangire. Uyu mwaka ufite ishusho kuri imeze gute kuri Pastor Claude? Uyu mwaka wabaye ibiza n'ibibi. Umwaka w'imvange w'agatogo. Agatogo urabizi kaba kavanzemo inyama, ibishyimbo, inyama, igitoki, ibirayi. So urumva rero agatogo ni biba ari imvange. Uyu mwaka rero nawo bagize imvange. Ntabwo uri kudetenga ngo uvuga ati ni mwiza cyangwa ni mubi. Ubu ntabwo urabusobanukirwa. Oya, urumva ni imvange. Nabonye ibyiza mbonamo nibibi. Urumva rero ni imvange. Intego rufite wazigeze hari Imana ishimwe. Oya, ntazo nageze. Wazigeze. Mu mwaka aribwo wahawe Silver Award. None se kandi nakubwiye ngo ni imvange. Niwe muntu numvise utishimiye ko hari byiza wagezeho muri uyu mwaka. Niwe muntu numvise ariko rumeze neza hano. Silver Award nayibonye 2024. Ni muri akushize. None se sigeze mu 160 na bingahe? Hafi 200 bigiye kuzura. Yenda muri 2026 200 bizuzura. Yego Pastor, tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Tugiye kuganira kuri byinshi cyane biba bigiye bitandukanye, biba bigenda biri kuvugwa kuri iyi mihanda igiye itandukanye. Ejo nabonye wari witabiriye urubanza, ngiye kuvuga ngo rw'umushuti wawe cyangwa rw'umwanzi wawe Jihad. Ntabwo ari umwanzi wanjye, nawe biba urwango. Urwango nitandukanyije nawe muri ayo magambo. Rw'umuvandimwe wawe, rw'inshuti yawe Jihad, rw'umunyarwanda mugenzi wanjye. Urubanza rwararangiye rero, ejo rwose twari twabonye urimo uratugezaho amakuru meza cyane. Ejo muri VAR ubona Jihad ku 17 iminsi mikora yirira mu rugo. Imana niyibizi je sinabimenya. Hayere kufite. Umunyarwanda byaye umwana mwita Bizimana. Bizimana. Hanyuma undi nawe bamwita Sibomana. Rero twe nituri Imana. Ni Imana niyibizi Bizimana. Yego Pastor, tujye kuganira. Abantu benshi rero baravugaga bati Ezekeri nyoboye ikiganiro. Oya, hindura ikiganiro urimo kubutwinjire mu kiganiro kuri kamera n'impanuro. Ihangane mbanze ngisoze rwose ndahita nguhamagara. Sawa na. Ni uri kumwe nande? Na Pastor Ben. Ben Mugisha. Pastor Ben Mugisha wasuzorya. Turi mu kiganiro ndakuvugisha. Oya, muzane mu kiganiro musuhuze. Reka ndamuzi. Ndamuzi Ben. Umuntu witwa Pastor Claude ngo muraziranye. Pastor Ben. Yes, hello. Mukama simwe. Azimo mnonga noshaki. Ndijesha niwe. Turiyati teneshonga. Hati ni nkwijuka hakaba groupe mu ya Apostle Jora mu Rugusha, tukaba turi hamwe ku groupe ejo. Ogi na wancenga. Kati nakucengaje. Aha. Hati wancengaje. Kare kankureke mukore ikiganiro. Mbere ni nyenda okugambaho no mushijogo. Aha mahurire. Kare nakushemererwa webare. Nanye nakira. Amina. Nze amanyaganye Pastor Claude. Amanyanedoboza. Uriyo Muganda? Sibyo Muganda, ndiyo Munyarwanda, konka ni nkunda Abaganda mnonga. Hati nione mburura noga moru banda otabura moru nyankore. Nkaba ni nkunda kutwa Kokasha abachite wagamboru wagamboru Nyarwanda abensho nganyeni ngamboru Nyarwanda. No yenda tugambaho Runyarwanda. Abachite uri ngamboru Nyarwanda. Hati reka nkubaze uri pastor ni pastoro. Ayisugenda ndezo. Hagiye hay Ben ha. Birezo. Pastor Ben. Musumba. Pastor.
Pastor Beni network yaze kera mana yanjye Cikagurika. Pastor Beni oya urumva akunda gukora ibiganiro nawe yakoraga ibiganiro kuri radio yitwa ngo Urumuri isebya leta y'u Rwanda Haye. nibyo nenda kumubaza Ko bikomeye. Yajya kweza cyese ubwo urumva. network ntayihari. Anyway ndaza kubibaza Ezekiel twikomereza iki ni ikiganiro. Yego tugende. Ko genda shaka kubaza Ezekiel umwana mu murongo. Ndashaka umugarura mu murongo Ezekiel. Uyu mupasiteri yitwa Beni ajya akunda gukora ibiganiro kuri radio yitwa ngo Urumuri. Yajyaga akunda kubikora kuri radio yitwa Urumuri. So byavugaga nabi leta y'u Rwanda. Bikora mu buhungiro ariko muri leta ya online. Icyo utumva ni igiki? Ndakubwiza ukuri. Pastor reka tugende wenda Ezekiel turi buze kuza kumuvugisha wenda mu kindi kiganiro kiri buze ukurikiraho mu minsi 12 ishize. Nabonye usa nk'uwagarutse cyangwa se warongeye kwakira umwana wawe Pastor Justin niba ari uko wamugariye mu murongo niba ari uko ushaka kugarura Ezekiel ari nuko wagaruye Justin mbona ku kiganiro cyawe wongeye uterekaho umuntu witwa Pastor Mutesi abantu benshi bagatekereza bakavuga ati Pastor Claude mu biganira akora kuri YouTube thumbnail ziwe adashyizeho Pastor Mutesi ntabwo yacuruza umustar rero wese buriya bari umustari Mutesi kumenyekana kwiwe yamenyekanishijwe n'izo thumbnail Claude kumenyekana kwiwe namenyekanye n'izo thumbnail ahubwo abazishyiraho bazishyiraho bate ese bashyiraho izo thumbnail ibiganiro byagenze bite baba bakoze ibiganiro bimeze bite bituma izo thumbnail zibasha gushyirwaho rero Justin umbaje kuri Justin Bibiri ivuga umwana w'ikirara muri Luka 15 umurongo waho uhereye Luka 15 havuga iby'umwana w'ikirara Justin rero yabaye umwana w'ikirara arangije aravuga ati kwa data yego kwiye gusubirayo ibintu bikagenda neza Justin rero afata ayitekerezaho asanga yarayobye yarazimiye aravuga ati nkwiye kugira ibyo nitandukanya nabyo nkasubira kwa data nkapfukama ngasaba imbabazi nkavuga ngo mbabarira mubyeyi nagucumuyeho cumura no kuyo mwijuru uko niko Justin rero yaje hano ndamwakira Justin ntago buriya waje ubu nta rubanza kuri Justin ntarwo oya nta rubanza dufitanye bundi se mwapfaga iki ntabwo mbizi niwe wari ubizi kandi muri bya bindi byiwazi nyine yaravuze ati jewe ni views zabinteye nta kuri nta mukobwa wateye inda nabonye ntawe banyeretse nta mwana nabonye ati ni views zabiteye ati wo muri izo views umbabarire none se narenzaho iki se nta kindi kintu warenzaho ariko umwana yemeye ko yatangaje ibihuha tubona uyu munsi imbabazi Justin zihabwa ariko ntiturabona Pastor Claude na Pastor Mutesi bigenda neza uyu munsi amafoto aracyakomeza kuba amafoto kuri thumbnail zawe biracyakomeje kuba ibindi mwacuruza iki se Claude na Mutesi duhuye mwacuruza iki twacuruza iki se ko twabura icyo ducuruza nyuma mwacuruza urukundo hari abantu benshi bafite urukundo social media ntirukunda ntirushaka ntabwo mwarureba social media ikunda amatiku yo muri gospel amatiku iyobokamana pastor na kanaka basambanye kanaka yashenye urugo ibyo nibyo muri gospel bikundira abantu bakunda amatiku uramutse nk'ubundi kwicyanditswe nkabwiriza ubutumwa kuri zicano zanyu kugira ngo muzabone igihumbi by'abagore kubona ahantu uri kubwiriza nk'iyo nkubonye kuri YouTube agahinda karani tuzaba kuri ya ngoma Jade yararimbye ngo umusozi uri imbere urarumbaraye ariko muhumure gitarari ku ngoma bati Nyarugenge imipuri ya Nyarugenge mucamaza ati imipuri ya Nyarugenge imipuri ni iki ati kuri imihanda igitsina tukita umupuri abantu benshi baribazaga bati ni gute Jihad ari kubazwa ibi bintu mu gihe Pastor Claude yakinye imipuringo ya Pastor Mutesi atigeze akurikirana abibazwa
wakinye imipuri y'umugore ku karubanda ntabwo Mutesi wari umupuri wa Mutesi wari uwanize uwo mupuri nta Mutesi nzi ntabwo kirazira barabeshye bira ntabwo biraze keri yari twikira twese twabikuye kwa Ezekeri ariko urumva nubundi ari uwifashe video ikajya kuri email Pazomana akayijugunya hanze ari nabaziye bazifata bose twese byari kudufata iyo biza kuba ari imipuri nyamipuri rero urumva mu by'ukuri ntabwo byari byo ni imipuri bitiriye Mutesi cyakoze Ezekeri yashyuhije ikibuga gusa nuko gusa byabaye izina ritabaye ryiza yashyize kuri Mutesi gusa ikiza nuko yagarutse agasaba imbabazi akavuga ko atari imipuri ya Mutesi rero hariya rwose nibwira yuko nawe wishyiraho ngo uyitirira Mutesi abantu benshi baribazaga ati kuki Pasteur Claude binatabibajijwe hari abana benshi batazi urumva nk'uwitwa ntuze witwa wa musore waburanye ejo ntuze Xavier oya hari Xavier haburanye Iniesta haburana Xavier Esther yaravuze ati nari mfite amatsiko yo kubireba ati numvaga bivugwa ngo video nari mfite amatsiko yo kuyireba ati rero amatsiko nagize yo kuyireba ati hari nundi wagize amatsiko nawe arayisaba ndayimuha ati rero mu kuyimuha ati cyambere giyewe ntabwo yampano tuziranye ngo hari ikibazo nari ntegereje kuri yampano ngo ndasebya yampano ngo ndagira gute ngo ndamwandagaza sinari imuzi ati kutamumenya rero ariko byatumye ngira amatsiko ayo matsiko niyo yatumye rwose mbasha kugira uwo mupuri ndawureba atariko kandi nta kindi nari ngamije mu by'ukuri yego nawe ntacyo wari ugamije kwa Mutesi oya ntacyo nari ngamije wari ugamije views nari ngamije kwigisha abantu nta kintu nari ngamije na Jihad ariko yavuze ko yari ngamije kwigisha abantu ariko hari buryo umwe kuri groupe se oya Pastor wenda reka twinjire mu kiganiro cyacu n'ikintu cyatumye uyu munsi mvuga nti tuganire abantu benshi bari kugenda bavuga ati umuntu yitwa Pasteur Claude n'umuntu yitwa Pastor Mutesi nibo bantu bari gutuma bari mu ntabwo uri mu mavuta bari mu reka mvuge gutya ikiganiro kigenda neza bisaba gahunda tekinike bari mugomba kwisiga amavuta y'ikiganiro yego bari mu bapasteri batumye cyangwa se banatuma bamwe mu bashumba bagirwaho igitutsi bakitwa amabandi ibyo bishimangirwa n'ikiganiro Pastor Mutesi yakoze mu majwi mfite ahangahe gupurengera abantu bakumva avuga ko bibye abantu anahamya ko ari amabandi icyo kiganiro kiri kuri channel ntagiye kuvuga aravuga ngo twabaye amabandi byo ni kuri Nkunda Gospel ni kuri Nkunda Gospel umujyaba wacu n'inshuti yacu nta kibazo ngereka mbabwire uko nabikoraga mbabwiza ukuri rwose twarabibye ngewe rwose mbabwiza ukuri abakristo twarabibye twabakubitaga none si untumira ukambwira ngo ndashaka ko bankuriramo amafaranga ubwo si ukubiba hari aho wabikoze hamwe se habiri se hatatu hari uwakibwiye ngo ngewe ndamenyo y'Imana urakaze ngo ni amenyo y'Imana ubundi Imana igiye kurya ubundi hari imirongo yo gukuramo abana amafaranga biremwe nonaha si ibya kera utazavuga ngo ntiwigeze ubimenya biraremwe muba biraremwe birabitaha bigize gutya biraremwe za bituro by'uko biremwe zana biraremwe ku kazi biraremwe mu bana biraremwe zana bituro by'uko biremwe umva uwifuza ko akazi karemwa akaba arabizanye yavuga ngo iyi ni ibandi kazi yego nibyo mwese ko byemera ati hamwe se habiri se hatatu se ikigaragara cyo nuko Mutesi yavuzwe nyuma yaharaba barakavuga ngo bamuvuze yego ariko sinzi niba ari byo bayigirisha ariko iyo yifasha akavuga ngo ni bandi bibye abantu si rimwe si kabiri si gatatu ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu nta n'ibyo dushaka gusesengura nta busesengura umukuru w'igihugu yego ariko ibyo yavuze abifitiye gihamya nk'umukuru w'igihugu yego none se tuvuze ngo Yongwe ari kwa Bishop Masengo yego avuga ngo urashaka visa tanga ituro
urashaka umugabo tanga ituro, urashaka ikibanza tanga ituro, urashaka kubaka tanga ituro, urashaka gukira indwara tanga ituro. So viza tuzayitangirwa ni muri za ambasade, ni muri migration. Ufite pasiporo, ikibanza ni ukuba ufite amafaranga ukakigura, kurongora no kurongorwa ni ukuba ufite ubushake, ugateretwa, mwembi mukemeranwa. Hanyuma kujya muri Amerika, Canada n'ahandi bigusaba nyine ko uwifite, hanyuma ugashaka ibyangombwa bikaba byakugezayo. Nibyo koko Imana inagufasha, igufasha muri izo nzira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kandi ubwo ni ububandi, n'ubwesikoro, ubwambuzi bushukana. Ibyo rero umukuru w'igihugu yabivuze abizi neza, ariko Mutesi yaje akavuga ngo twarabibye. Nge nitandukanyije nawe. Witandukanyije na Mutesi? Nese nge ndibandi. Narumva ibyo yavuze ntabwo wigeze ubikoraho ukangurira abantu gutanga amafaranga. Gutanga amafaranga abantu bubaka inyubako z'Imana, bagura ibyuma, bishyure sare y'urusengero rwabo, basengeragamo, bagire gute. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo biremwe nonaha ngo bize gute. Ni ugutanga. Na Yesu yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Yego, ndabyumva cyane. Wagiye ubigarukaho cyane, ukavuga uti Pasiteri Mutesi wiyitiririye umugabo utari uwawe, ari nabyo byateje induru byo kugira ngo mushwane bibe na skandal. Ati amafaranga uri gufata icyo ugambiriye ni ububandi. Yego. Ati nta mugabo wapfushije, icyo ugambiriye ni ububandi. Ni ibimenyetso ibyo byose. Iyo atanze ubuhamya bw'ibyo yavugiye mu rusengero, yego, ntabwo bijya kure y'ibyo yavugiye muhiri wiwe. None se ari muhiri we, no mu nzu y'Imana akwiye gutingwa ni hehe? Ari muhiri we. Ibyo yavugiye ku Isimbi TV, ku Isimbi TV yahavuze ibyiza, yarubatse. Kuri Ngunda Gospel arisenya. Urabyumva neza? Ku Isimbi TV yarahiyubakiye, avuga ko yapfakaye, avuga ko byageze gute. Nibyo tubyakire, yende yabuze uwo bakundanaga tubyakire. Ariko kandi anatangaza n'amafaranga yo muri Arizo, yo muri Amerika yo gushyingura. None se ari ibyo yavugiye ku Isimbi TV, n'ibyo yavugiye mu rusengero, ibyo kubahwa n'ibihe? Byo kubaha Isimbi cyangwa twubahe mu nzu y'Imana? Uriya ngo umuntu wibiye mu rusengero ngo nta nahana atakibira. Biriya rero ni ibihamya bigaragaza ngo abayobozi, abashumba b'isengero ni abajura. Buriya Mutesi ibyo yashatse kuvuga. Buriya Mutesi yashatse kuvuga ko ari wagize ngo hari umuntu wakongera kumaga tutike muri iki gihugu, muri uyu mujyi wa Kigali. Yarumvise kiriya kiganiro. Kubera iki? Uratuma ashyira mikoro hasi. Mutesi nta hantu yabwiza. Wowe ushingiye ko none se umuntu utazigisha abakirisitu gukunda umushumba, no gukunda itorero ryabo, no gutanga kimwe 10 n'amaturo, no abashyigikire mu bubandi se akomeza. Bibiri iravuga ngo nimuzane kimwe 10 n'amaturo mu biko bw'inzu yanjye, ko nazabagomora imigisha yose mukaburaho muyikwiza. Bibiliya ikongera kavuga, Paulo aravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Yego. Wabyumvise? Yego. Ijambo rero biremwe nonaha ni ijambo Imana yabwiye Yesaya. Uri kuryubaka rwose nawe rwose ari video biremwe nonaha, si ibya kera. Utagira ngo nari imbizi, utavuga ngo wari ubizi byari bigize gute. Biremwe nonaha zope widata, haleluya. Bivuze ikirero, bivuze ngo hari piyesi y'Imana itandukanye kongera kuguha. Ijambo biremwe nonaha ni ijambo Imana yahaye Yesaya. Yesaya kandi tumwemera nk'umuhanuzi w'Imana. Rero bivuze ngo Mutesi akwiye kongera kugaruka akavuguruza ikiganiro yakoze kuri Nkunda Gospel. Kubera iki akomeze ashyigikira amabandi nkamwe? Niba ari bandi rero nakusanya amafaranga y'abandi yibye yose, yaba amanyarwanda, yaba amadolari, yaba amapawundi, ibyo bihumbi byose, izo miliyoni zose nazikusanya zizane azisubize bandi. Abanza yagarure se, abanza yagarure kugira ngo umunyabyaha wihana abakwiriye abari mwiza kuruta ukomeje kubitsimbararaho. Uyu munsi niba ari kubashyira hanze, mwebwe ba Claude, mwebwe ba Yobo, cyambere banza wumvese, niba abantu banza wumvese, dutegereje kubona Mutesi yambura umupasiteri. Kubera iki? Pasiteri wamwimitse ari Bugande Mbarara, arimo arayasaba. Bishop Papias, yego, ariko nta nimero yegede mwuka agira Imana.
arimo arayasaba arimo arayasaba ariko umugati. Mutesi ari kuvuga ko ari ububandi nyine banza wumve Mutesi urumva yego Mutesi ni wa muntu ukeneye kwiyambura ubupasiteri kubera iki se bitewe nuko yatangaje ko yego yakoze ububandi bwinshi mu nsengero abwira abantu ngo biremwe nonaha si ibya cyane nimuzana amafaranga rero ndibwira yuko jewe ku rwanjye ruhande ibyo yavuze nitandukanyije nabyo bitewe nuko wowe ushyigikiye ibyo yavugaga ko kuko nawe ubivuga ubeshya abantu ko biremwe nonaha Imana ifite PS bigiye gukorwa bigiye guhinduka bishya ukomeje kubeshya abantu muri ubwo buryo ntabwo ari ukubeshya uracyakomeza kubihamya ko ari ibitangaza by'Imana koko none se Imana ni Imana reka Imana ni Imana ishoboye byose urumva ye nk'umugize amahirwe nkibonera Bishop Papias umushumba wimitse Pastor Mutesi se ngo kandi yaramwimitse ngo kandi atari byaragenze uko telefone nta yiriho bamuhaye certificate ngo y'igicupa urumva jewe yego ndaje mu kanya dusesengure muri iki kiganiro hari ibintu buriya mwebwe mugira tureba tukabica amazi first of all reka duhere mwaba mwibuka ko Pastor Mutesi yashimye Bishop Mabure Mutaganda ngo yamubere professeur mwiza cyane umwarimu mwiza wabubyibuka ndabyibuka cyane urabyibuka ndabyibuka cyane uyu Mabure rero yaradivorosheje n'umudamu we wa mbere yego amaze kudivorsa n'umudamu ariko akaba yarigeze gukundanaho na Mutesi n'ubundi mu rukundo mbere kera hanyuma Mutesi abona ko bitazavamo ubwo ashakana na Rugana Intwari yego wa mugabo wa kabiri yego Mabure ubwo abahunga abagiye ku ruhande ariko Mabure akaba atabwije ukuri Mutesi yego Mabure yari atarabona divorce biri muri procedure yego Mutesi aravuga ati gese nzategereza umugabo udafite divorce ngo tujye kubana ikindi kandi ndabona rwose guyanjye itajyanye n'Imana ntago byavamo nyuma yaho rero uyu mugabo yaje gukora divorce n'umudamu we arayibona yego ayibona Mutesi yarashatse mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo hari akibagabaga papa yego 2022 hanyuma yaho rero yaje gukora ikiganiro mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 yego avuga ko akeneye undi mugore ko umugore azabona rwose ni umugore ariko iki kiganiro ntacyo ufite mana yanjye kwa Baraka ndabyibuka kwa Robert ani cyakorewe muri Ararume oya cyakorewe iwanjye Gasanze urumva cyakorewe iwanjye Igasanze yego ayo ni amagambo Mabure yivugiye ku giti cye avuga ko akeneye undi mugore mwiza aravuga ati nkeneye undi mudamu ati Mutesi yaranshitse urumva hanyuma asobanura ukuntu yamaze imyaka 10 n'ingahe mu gitanda umudamu adashaka kugira icyo amubwira nta kintu kiba wabyumva neza ndabyumva cyane ngo yamwimye uburenganzira bwo mu gitanda ngo yakoze divorce ngo nta mibonano arakora urumva ibyo rero yego nibwira ko nabyo abantu baba bakwiye kubimenya kiganiro bamwita Manuel cyari ariko urabona Baraka arakigaruye mu minsi ushize urakira wenda nka telefone cyangwa uri kuganira n'umugore abe yakugaragaza ko habayemo kwicuza mu byabaye yandi imbere y'Imana yamamagaye nta munsi n'umwe arampamagara munsi n'umwe arampamagara nta munsi n'umwe Imana yo mwijuru nkorera irabizi nta munsi n'umwe arampamagara ariko ngewe cyumweru kirashira nkamuhamagara nubwo atanyitaba ariko aperi yanjye arayibona igacika nkahamagara 2 3 igacika ndetse ndanamusura nkaje mu rugo nkareba ko hameze nkasuza abana bari mu kiruhuko bamwe bari mu Rwanda nkabasuhuza bari byo muri vacances nkareba n'abapangayi bo mazu yacu nkabasuhuza ngeze nkagera mu rugo tukabana nibwo gusa batishimye ariko ngiye banateye intambwe nkamwegera nakunze kuba mu Mana cyane kandi nihanganira ibintu byinshi ngira impano yo kwihangana cyane iyo ndayigira nawe arabizi ko nyigira
ni gake ushobora gutuma ubona ndakaye cyangwa se wenda ngize ikintu kinkora ku mutima cyane kikandakaza. Muri njye nkunda kubabarira nagumyaga gusenga mvuga ndi wenda harazahinduka hari ibintu Imana izamusura imugenderere cyane ko atigeze ajyana mu rusengero. Ntabwo yakundaga kuza mu rusengero, niyo nazaga mu myaka yose 20 n'umushumba ntabwo igeze tujyana mu rusengero. Ibi byose rero byambere imbogamizi zatumaga ntakora umurimo w'Imana neza, ariko kuba twamara igihe kinini tutahura nk'umugore n'umugabo, n'ubundi nashatse umugore wanjye ntaramenya umugore, kuko nashatse nkuze imyaka y'ubukure. Ntago kumara imyaka ya 16 nta mugore, n'ubundi nayo imaze imyaka myinshi, n'ubundi narongoye nta mugore. Yego, ibyo rero byatumye mbasha kumainteninga ubuzima bwanjye. Naramuhabariye, madamu wanjye naramuhabariye, nawe mvuga ko atari we, kuko nta kuntu umuntu nkanjye wareze abana nkabakuza sinigeze mbi imikino na kimwe. Madamu wanjye namwigishije secondaire na université. Abana banjye 3 biga muri kaminuza, 2 kaminuza z'i Burayi, umwe yiga nawe kaminuza yo mu Rwanda, kandi n'umwana muto yari mu wa 4 secondaire. Umva ko abana banjye ndabakurikirana kandi ndabakunda. Domemo n'umugore wanjye ndamukunda kubera kumwifuriza ibyiza. Ukunda se muratanga abana bato babana na mama wabo, ariko nanjye nyuzamo nkabasura kumwishingana z'umubyeyi, nkamenya ko bameze, nkamenya ko n'abana bakuru birumvikana. Kandi n'uwa gatatu ariga kandi akanakora, n'umurezi. Yego, umwana muto rero niwe kiri ku ishuri kandi muri boarding yiga neza nta kibazo afite. Umugabo ahura he na Mutesi? Abana nibo bakwakira cyangwa bakirwa n'umudamu mwabaranye? ndetse Mutesi Yesi mubwiye ko namuhamagara namfate, ndagenda nyine nkabasuhuza nk'umubyeyi, abana bakamubera nkabira ku rukundo, ngo bashyire nk'udukado cyangwa utundi tuntu mu mubyeyi. Ntabwo najya kureba abana nta kintu mfite, natuma nyine ninjira mu mwanya wa divorce kandi nta bitekerezaga, nta nabyifuzaga. Niyo mpamvu nakubwiye nti njye nyuzamo nkamuhamagara nkajya musura, ariko we n'ahantu ndi ntabwo hazi, ntiyanampamagara. Urumva rero ko njye naramukunze ariko we ntiyankunze. Niko byangendekeye nyine. Ikintu kijya kimbabaza rero nuko ibyo nagomba gukora nk'umugabo nabikoze, ariko tubana ntiyabihaye agaciro. Nicyo kijya kimbabaza, icyo nicyo cyambabaje. Iyo myaka ntago 16 utabana nawe nk'umugore n'umugabo, ariko muri mu nzu mwarakoze divorce yo mu rugo. Nk'imyaka 16 warubanye ute nawe mu nzu? Rero ko nabaye nawe mu nzu, nje ntabwo ko ndi umukristo kandi nzi kwihangana, nzi no kubabarira, nzi kumenye kuba mu bihe byiza aba no mu bihe bibi. Nta muntu wamenyaga amakuru yacu, nta muntu wamenyaga amakuru yacu. Naye ndi kuzenguruka n'ikibucece, ndi gusenga. Ubu turajya muri divorce y'umugore wundi yashatse nyuma y'ikiganiro, kandi ndagusenga. Nari kumusengera, naje gusenga mubona wenda najya mwereka nkabona distance avol doise nko ibirometero nka 5 ureba umuntu umva ko ari kure. Avol doise urabyumva, umuntu ubarize physique n'ahantu, donc urenze imisozi, hari nta kintu obstacle kirimo. Namubonaga ndi gusenga nkabona nko mu birometero 5 hagati yanjye nawe, nuvuga ngo nta huriro na rimwe nabonaga tuzahura. Ariko madamu yashaka azashaka, nanjye kandi nigiye nikigera nkabona inshuti nkabona yakwiriye, nanjye nzabwira umuntu werere mushyigikire, umuntu ayiruke. Yego, muzabutaha rwose. Ariko baratuzi ko twabanye, bana baratuzi, hakuri imbere yacu, bazi wihangana, bazi utihangana, bazi umunyamakosa, bazi utarakoze ikosa. Kandi ngiye nakomeje kuba muri ubwo buzima imyaka 16 mba mu rugo rwanjye, narusohokamo kandi nkora responsibility zanjye, kandi mfite icyo kibazo ngaragara nk'umugabo ariko ntari umugabo w'urugo. Ko ntabwo nabyitayeho. Bwashize ari umuntu wampaye amakuru, mbere yuko dukora ikiganiro. Umuntu wamuje nawe yari yambwiye ngo reka nguhe fiance wa Mutesi, nimba wateretanye na Mutesi ushatse cyangwa umwana mwiza
kandi ikindi Mutesi ni umudamu ugira ibitekerezo byiza. Wenda yagize ikibazo cy'urushako nk'abandi bose bavuga ko ari we bagusengera urugo. abantu benshi barabivuze nuko babibonaga ko twasabanaga nk'inshuti yanjye. Reka nizere ko mumeze neza, Okay. nizere ko muri Mutesi wamwumvise ko ajemo namwumvise iki kiganiro muze kugishaka mukate akantu mugishake mukate akantu kiri kwa Baraka yego cyangwa ndaza kukiwa mukisabe ndakiza. Uyu mugabo amaze gutandukana n'umudamu we yego twagiye no ku rukiko asomerwa n'umudamu we, twari duhari n'umudamu we yari ahari wa mbere yego Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Urukiko rwavuze ko abana bataruzuza imyaka y'ubukure, yego abana batararangiza uwa gatandatu segonderi baba bakiri mu biganza by'ababyeyi ari wo munani wabo, ndabyibuka neza. Hanyuma bagira aho bagenera Mutaganda Aimable ku bijyanye n'imitungo, urukiko rubivugaho yego ko bo ubwabo bagomba kwicara bakagabana. Aimable afata ahantu hari urusengero yego aho bita mu Waruraza muri Bumbogo mu kagari Kangara, ndetse n'ubutaka bwari buri i Masaka, n'ubutaka buri i Masaka yego zamutse mu biryo ukazamuka hejuru usa nk'ujya makadami ugahita ukata gutya ureba za Mwogo mu Bugesera aho bita mu Rugunga. Ubwo nibwo butaka Aimable yatwaye. yego ubwo umugore nawe bagira ibyo bamugenera. Umugore nawe yafashe inyubako zaho batuye Ikinyinya n'indi nzu iri mu Ngara hejuru muri Bumbogo. Ibyo bijya mu maboko y'umudamu. yego Ariko kandi haba umuryango umwe mu miryango y'ubucuruzi yo ku mihanda yego Aimable yafashe agabana n'umudamu we. yego Nyuma yaho rero kuko bari bafite inzu, bari bamaze kugurisha indi nzu yego hano ugeze kuri Centre de Santé ya Kinyinya usa n'uwinjira muri Docevere, umuryango usamuka usa n'uwinjira muri Docevere, mu kaboko k'iburyo gutya yaguzwe n'umuntu umwe w'ibirokoroko gutya, ibirokoroko n'inyenyeri, ibintu nk'ibyo tekinike kwaje kwa Pra, yego kugira ngo abana babo bajye kwiga hanze. yego Nabyo nibyo kubashimira kuko bakoze inshingano nziza bakoze inshingano nziza z'uburezi. Aimable rero nyuma yaho amaze gutandukana nibwo rero yicaye kuri Baraka TV arampamagara, aritereka. ni nanjye wamuhamagaye ndabugana ariko watandukanye n'umugore yego kumbona abantu benshi baza kuri za kamera, we waje kuri kamera agahinda n'umubabaro ufite bikarangira ko wabona Imana iguhuje n'umuntu kazi ukabona ko waho hakura PS yanayibonye. yego Baraka icyo gihe yaje mu rugo iwanjye kundeba igasanze ngo dukorane ikiganiro. yego Hageze nabugana ariko Ruben uzi ko hari umugabo w'umushumba wakoze divorce ejo bundi muri iyi minsi ishize, yicaye kuri kamera yatanga ubuhamya hakagira imitima y'abantu iruhuka. yego Yicara kuri arazaza mu rugo, aza ari umuhamagaye, araza akora ikiganiro kuri Baraka TV yego na Robert Nyosaba. Izira Mutesi mwaryumvisemo yashoboka ko nawe wari wabwiye yahise abona abagore benshi abo mu Rwanda, mu ntara zitandukanye mu Rwanda, abona amahanga, Canada, Amerika, Australia, mu Bufaransa, mu Bubiligi, bakomeretse imitima bose. Abagore bakomeretse imitima baravuga bati tubonye umugabo ye kuduhoza amarira. Uwo mugabo yabonye abagore papa, yabonye abagore. Uwo muri iyo minsi yarabayeho neza, yarabayeho mu icyana cy'ingagi, yarabayeho ubuzima buruta bw'icyana cy'ingagi mu birunga. Yego. Hanyuma ariko mu bagore bose bavuganye icyo gihe aza kwemeranwa n'umugore umwe w'umunyamerikakazi. Bahana gahunda, ni umugore batahuye ngo basuhuzanye mu biganza. Yego. Ni umugore barebanaga kuri video call gusa bisanzwe. Ni umugore bavuganaga kuri WhatsApp call. Yego. Ni umudamu batigeze bicana ngo bafatane agafoto. Ni umudamu batigeze basohokana ngo basangire fanta baganira iby'urukundo n'uburyo bagiye kubana barambagizanya. Wapi barambagizanyirije kuri telefone online papa, online.
noneho uyu mudamu aba umudamu w'umukirisitu avuga ati numvise ibibazo wahuye nabyo mu rushako, narakubonye mbona uri umugabo rwose ukuntu sava ntacyo byaba bitwaye. Umudamu rero bumvikana igihe cy'ubukwe batarahura. Umudamu yohereza ibyangombwa kugira ngo bandikishwe mu murenge, bandikwe mu murenge bazasezerane. Umudamu ageze mu Rwanda rero ku kibuga cy'indege yakiriwe na Pastor Mutesi Aimé Prudentiel n'uwo mugabo nyine wiwe Mutaganda Aimable Bishop ku kibuga cy'indege. Urumva ko umwandiko Pastor Mutesi awuzamo, azamo nk'umushumba wo kubihesha umugisha, azamo nk'umubyeyi, azamo nk'iki. Mu yandi magambo Mutesi yaje ibintu byose yabyoroganizinze, babishyize ku murongo wa telefone, barakoze inama kuri telefone. Muri business yo guhuza abantu n'abantu. Hanyuma umudamu yaraje mu kwezi kwa gatandatu. Yaje mu kwa gatandatu mu matariki rwose ya bugufi cyane, mu kwa gatandatu araza. Hanyuma aza ageze i Kanombe yakirwa na Mutesi, yakirwa na Mabure umugabo we nyine, baranahoberana bajyana mu birere bashaka kwikubita hasi hariya kuri kunuze hari imbere y'ikibuga, ku kibuga rwose hariya kuri dispatcher, hariya aho abantu basezera abandi binjira. Hanyuma rero umudamu ahita ashaka aparitema kujyanamo n'umugabo. Urabyumva neza? Ya aparitema yashatse ni nayo bahise baturamo ya nyubako. Muri icyo gihe bitegura ubukwe bayibamo. Wabyumvise? Yego. Basezeranira mu murenge witwa Mareba mu karere ka Bugesera. Yego. Umurenge wa Mareba, mudamu witwa Chantal, executive w'umurenge wa Mareba icyo gihe. Ubwo nawe wari bari hafi birumvikana. Wabyumvise? Basezeranira mu murenge wa Mareba mu karere ka Bugesera. Yego. Hanyuma tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. 2023 nibwo basezeraniye muri rwa rusengero rwa Aimable ruri mu Waruraza mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Basezeranwa na Bishop Ruzagiriza Boniface. Ahubwo muri kiganiro ndumva ndi bumuhamagara. Yego. Arabasezeranye. Ngeze ngo basezeranyijwe na urumva arabasezeranya. Yego. Bishop Ruzagiriza Boniface arabasezeranya. Yego. Hanyuma nyuma y'isezerano ibyari ukusezerana ku bana Karamata byaje kuvamo parapara imiriro n'amahwa bigenze biti. Byaje kuvamo ibibazo bikakaye bikomeye. Hanyuma ibyo bintu rero biza gutuma rwose ibibazo byitwa ibibazo. Iyo tariki 24 yego z'ukwa gatandatu 2023 yego nibwo basezeranye bemerana kubana akaramata cyane. Timbonye umugabo bana akaramata. Hanyuma rero timbonye nyemerere nibidukundira. Yego. Bishop yafunguye n'urusengero Kongo. Kubwiza ukuri mu gice cyemewe, mu gice kirimo amahoro. Hello. Mo Bishop Boniface wanjye. Nyakubahwa. Ureme Bishop wacu. Ariko urabona uraho. Ndaho M23 aho ngaho mumeze mute? M23 iri tope kabisa. Uvira nayo yabaye tombe ibintu byose ni muri tombe. Tombe mena kwambi. Hanyuma ndi mu kiganiro. Hari abantu abana bawe barashwanye ubu bari mu kirego, bari mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Nde nande Bishop Mutaganda Aimable n'umugore wiwe witwa Chantal Jacqueline Niyibizi. Umugore we mukuru.
oya umugore we mutoya wa undi wasezeranyije yambaye inkuru ya w'umurundi nuko rwose uba muri Amerika bari kuburana iki Mabure yagize gutya afata umugore amwinjiza mu buriri bw'umugore wiwe umugore aba muri Amerika azana undi mugore ngamuryamisha mu cyumba aho n'umugore yaje kuri kamera arabyemeza aravuga ati Imana imbabarira aciye inyuma umugore w'abandi Chantal mbabarire namuciye inyuma ndyama mu buriri bwe umugore abyumvise abibaza Mabure ati reka Mabure ahita ajya gusaba divorce mu rukiko ko bataraburana ntabwo wabajya hagati nk'abana bawe washingiye ukabwira ati kuva mvutse kuva mbayeho nitwa umushumba sindashingira umuntu ugira divorce Mabure unkojeje isoni Uwareze ne Mabure arega ubutane mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kubera ko bari barasezeraniye mu murenge wa Mareba i Bugesera niyo mpamvu Mabure yakijyanye i Bugesera mu rukiko nta no kumbwira di nta no kukubwira mubyeyi ewe iri ni ishyano ni ishyano rirenze kuba ishyano rwose niyo mpamvu mvuze ngo nguhamagare ndi mu kiganiro kuko umugore ari muri Amerika undi ari mu Rwanda niba intege nke zaramwinjiye yamusabye imbabazi twarabimubwiye twagerageje kumwicaza Mabure atubwira ngo nta foto nta cyabaye birangira Mabure avuganye n'abakirisitu biwe ndabara abakirisitu be baramubwira bati mushumba baragushinja umugore uyu n'uyu bati harimo na wa mugore witwa Mama Claire Mabure avuga ngo ya ntabwo ari Mama Claire ngo ni Mama Keria ngo ni Mama Claire birangira uwo Mama Claire aje kuri kamera arabyemera aravuga ati naciye inyuma umugore w'abandi Imana imbabarire musabye imbabazi ikirego rero ubu kiri mu rukiko rwa Nyamata ntacyo wakora nk'umubyeyi ugahamagara Mabure ukavuga ati wa mwana we ndi kucyunyandagaza ku mbuga nkoranyambaga kubera iki reka muhamagare wa icyo kintu rwose cyaba ari cyiza mubyeyi reka muhamagare kandi nawe urakoze dise kumbwira ndakubwiza ukuri ni akababaro Bishop ni akababaro n'agahinda gakomeye uko ni ukudutaba mu nama dise Yesu we uraho ariko turaho kwa hiyo tutarudia baadaye asante sana Pastor uwo ni wabasezeranyije uyu ni Bishop Ruzagiriza Boniface niwe wasezeranyije isezerano rya Mutaganda Mabure Bishop Dr Mutaganda nako ngo na Apotre ayo niyo rero yitwa Mabandi President wa Republika wundi yavuze ibandi rishobora gufata mu diaspora akava muri diaspora akaza gatega indege hejuru y'umuntu ataza atabonye azi neza kaje gushaka urukundo akarongorwa bikarangira umuntu yamushakaga ubutunzi akamurya ubutunzi bwe ibaze nayo gutega indege uvuye muri Amerika ubutunzi se Mabure arashonje nyine banza wumve Mabure ntiyagiragaho kuba nyine banza wumve Mabure yabaga mu nzu y'icyumba na saro nabwo uciye mu mazi mu gishanga cya Kami ahantu ukadukura ukuntu wabyumvise bamujyana muri apartment umugore amutwara muri etage muri apartment muri etage igeretse wabyumvise hanyuma amutwe ahubwo ibintu bihinduye isura amujyanye muri etage urumva ko yageze ku kibazo cy'indege Kanombe Mabure ataragira inzu yo kubamo yego wabyumvise Pastor Mutesi na Mabure bakiriye umugore ku kibuga cy'indege Kanombe ntabwo Mabure yari bwagira inzu yo kubamo yego yabaga ahantu mu kazu k'akaryango ikana urumva kakumba na saro mbese ku buryo ibintu byose isafuriya yo guteka n'ibiki n'imbabura byabaga muri saro wabyumvise hanyuma mu kandi kumba nako ari matora yego urabyumva ibi bintu rero bamushyira muri etage hari indirimbo Apotre Gitwaza aririmbye ngo secyaro na cecuru bari mu mazabira urugo rwabo rwari rwiza none rurasenyutse kera bakiri mu urumva yego kera bakiri mu cyaro baryaga umushogoro kera bakiri mu cyaro basangiraga ibijumba n'ibishyimbo ariko bageze mu mujyi Secyaro atangiye kubona umuceri mwiza atangiye kurya neza hanyuma yibonera abana batoya bafite itoto bafite amahipusi atangira kujya mu mipuri bitari ngombwa wabyumvise neza Jihad yaravuze ati ku mihanda nyakubahwa president twivugira imipuri president ahita aseka urukiko w'inteko iburanisha araseka bari mu rukiko bose baraseka bajya kwitaka
urabyumva abajya neza muri etaje niho wari utugereje. hanyuma rero Gitwaza araririmba Apotre ati manumva isengesho ryanjye manareba agahinda kanjye ibyo mwingingira nuko bene wacu bakizwa kuva bagera mu mujyi n'amahoro bafite urugo rwabo rwari rwiza none rurasenyutse se cyaro ibuka kera mukiri mu cyaro kera mwasangiraga kabisi nagahiye none ugeze mu mujyi se cyaro utangiye guserereza cecuru kubera yuko wageze mu bakobwa batoya se cyaro subiza amaso inyuma se cyaro Mabure Bishop subiza amaso inyuma aho Jacqueline Nibizi Chantal yagukuye uri muri kakazu k'ikami Mabure Bishop Dr ibuka cyagihe Mutesi yaratagushingira undi mugore ariko agushingira Chantal we muri Amerika ese Mutesi ni amushinye nawe Mutesi baza wumvese dore ndiri uko zimeze yahagurukiye mu rugo kwa Mutesi Masaka papa bagiye mu bukwe none se ubwo se wamushingiye umwana ahagurukiye hano mu rugo rwanjye bari umushingiye sijya umushingiye umubyeyi we okay rero Pastor Mutesi niwe mubyeyi w'uyu mudamu siko bimeze yego uko yahagurukiye mu rugo rwe nta rundi rugo yahagurukiyemo ashobora kuba yaraza abandi bantu yarabonaga abandi bantu kuri social media ariko yahisemo Pastor Mutesi kari bumubera umubyeyi kari ugomba kumushingira agahagurukira mu rugo rwiwe hari Masaka kwa Rusagarana ubu uyu munsi ni kwa Fredina bon nabyo ibintu uvuze nanga nyine tega amatwanze kwa Rusagarana noneho yabaye kwa Fredina tega amatwi se urumva yego Mabure yego ariko hari ibintu utari kutubwira iyo nkumi yazanye ikigaragara mu mashuka ya Jackie ngikana yanduza hari muri ya aparitoma n'umugore nabonye uranamusuye yari muri ya aparitoma cyangwa Mabure yashyize ku ruhande muri ya aparitoma yari yesitayemo kamera se yari yesitayemo kamera cyangwa abantu baramubwiye just baramubwira nawe agira ngo wenda byarabaye muri ya aparitoma aho niho byarangiriye urumva yego aho niho byarangiriye arabisoza neza cyane urumva yego hanyuma rero bitewe nuko yego icyo gihe muri aparitema niho ibintu byahise birangira tekinike tubwire ubukwe burangiye byagenze bite kugira ngo bize kuba uyu munsi byabaye induru ifoto za Mabure ahantu hose turi kubona umugore ngo yasambanyije nk'umushumba umuntu ufite itorero uyu munsi ufite abakristo be umuntu ufite itorero uyu munsi yego itorero ntabwo rigihari arayivuga Defendant Jacques Chantal Niyibizi Ndayambaje yego n'umugore we yego n'amazina yabo ngayo ababyeyi ba Chantal yaretse yego nayaretse impamvu yo gutanga ikirego cya subject matter gusaba ubutane bwa burundu ikiregerwa incamake y'ikibazo nyivuge incamake y'ikibazo yego muri make muri samare icyo ababuranyi bavuga kuri kibazo bavuga ibi bizasuzumwa ibyo burumva hari ibyo batanze cyangwa se ibyo yatanze muri system ko byose ntibigaragazwa icyo ahisemo ko ikibazo gikemukira muri mediation cyangwa se nyine mu butabera nibwo buzakemura ikibazo ikirego cyarakiriwe cyane noneho rosasa ikirego kimaze kwakirwa yego reka turebe nge ndibaza ikibazo kimwe Pastor uwafashwa asambana niwe wagiye gusaba divorce cyangwa uwo baca inyuma niwe wakasabye ikirego wagasabye divorce nyine urumva uko ibintu byagenze cyangwa misiyo ye yararangiye avuga ati ibyo nari nkeneye ni ibi ngibi uko ibintu byagenze ikigaragara cyo ni kimwe yego umugabo ntashaka kubana n'umugore kubera ko akamuzi nyine urumva yego
umugabo ntashaka kubana n'umugore we arumva icyamufasha ari uko batandukana ni uburenganzira bwa muri uko gutandukana rero imyaka 5 irashize zo kurya imitungo bazagabana oya uretse gatoya naje urumva banguka tubwire banguka reka tugende rero sasa banguka ducamburiye turimo ubwo intego turi hehe umukobwa wa Pastor Mutesi yego urugo rurasenyutse urwo narwo rurasenyutse si umukobwa w'ubwo ni umukobwa se yasohokeye mu nzu ye cyane inyandiko itanga ikirego n'umwanzuro w'urubanza yego imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata yego urega Mutaganda Aimable mwene Isereka Mwihorere na Kareka Mwihorere wavutse yavukiye reka tubireke utuye mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Gasharu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali telefone izi yarabeshya ngaha Aimable yabeshya urukiko adresse avuga ni military yose oya yabeshya hatuye ni uzahaba nyine banza wumve se yabeshya urukiko aho yashakaniye n'umugore ntabwo ari mu murenge wa Kinyinya urabyumva neza aho yashakaniye n'uyu mudamu si mu murenge wa Kinyinya ni mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara wabyumvise neza naho atuye uyu munsi nanone ntabwo ari muri Kinyasi muri Gasabo atuye muri Kicukiro umurenge wa Masaka wabyumvise ibi babyita kubeshya urukiko gutanga adresse zitari zo kubera mu Rwanda yanagaragaye adresse nuko nyine banza wumve ndabyumva hanyuma uregwa Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje mwene amazina y'ababyeyi tuyihorere hanyuma akavuga ngo wavutse igiki niki avukira ibubanza mu Burundi atuye Washington DC USA muri Amerika wabyumvise hanyuma na email ya Chantal iriho ikiburanwa gusaba ubutane bwa burundu twagiye inca ibibe nibyo bita ibimenyetso kuvuga inkuru ufite ibimenyetso hanyuma incamake y'ikirego Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje twasezeranye tariki 24 z'ukwa gatandatu 2023 mu murenge wa Mareba akarere ka Bugesera nta mwana nta n'umutungo dufitanye wabyumvise nta mwana bafitanye nta mutungo bafitanye ibihe bya mbere tukimara gusezerana twafatanyaga ibibazo byose by'urugo wabyumvise kugeza ubwo yanzaniye ingenza ebyiri ngo mbacumbikire abita abana arera ndabakira mu rugo kubwo ubaha agaciro se kubwo kububaha n'umugore umwana umwe witwa Bashima ubwayo Cyprien oya Cyprien hari umudamu wamuvuze mu kiganiro twagiranye witwa Bashima ubwayo Cyprien twamujyanye mu ishuri yabaye iwanjye umwaka akora akazi ko mu rugo undi mwaka ajya kwiga aba mu kigo akajya aza mu kibiruhuko nk'abandi bana bose undi mwana witwa Daniel twamufashe nk'umwana uba mu rugo twamufashe nk'umwana reka nitabe Zakeri Allo umve tekinike diro kwaje kwa pura Ubufaransa wese waryamanye nani bamenye iby'urugo rwe amenye n'abanzi be barusenya yego ubujura bizi ufate na wa mugore bajyaga bagushinja ngo ni mama nde muremure w'amaso ni mama Claire abo bantu nibo bahiritse urugo rwawe mama Claire mama Claire wowe habure mwabanye ryari namenyanye na Aimable akiba Kinyinya atarashaka Chantal bataranamenyana na Chantal urumva bamenyaniye atangira Aimable kugeza mu rugo aribwo adobwo bufasha ajya mu rugo kuri uyu mugore twaragendanaga pe nta mugore yavuze ati twararyamanye pe ndamuzi akunda n'umwana wanjye bisa Aimable cyangwa rugo
aya ni Aimable. uriya mu mama wundi bavugaga uramuzi? Uwo mama Rundo ndamwumva ndamuzi. amatire yarangiye rwose urabibona ndanabikunze n'umukozi wo mu rugo yagiraga inama shebuja ati emera icyaha warabikoze twese avuga turabizi. yuko wazaga mu Mugabo rugo gusa. kwa Aimable na Chantal ukurira eta ukazamuka hejuru mu cyumba cyo hejuru mu birembo bya Kinyinya ukarara mu cyumba hanyuma mu gitondo isuime ibiki byose abyitegereza abireba rimwe na rimwe agahabwa n'amashuka yo kumesa ngo yatose. Ibi bintu babivuga hiki? Nta mugabo nari mfite. Yego. Tega Nari ndi umumama ariko utagira umugabo. Yego. Kandi na Aimable nawe nta mugore yari afite. Nta mugore yari afite. Ubwo navuganaga na Aimable. Nibwo mwabanyeho? Mwe twabanyeho. Yego. Hari n'igihe negeze mva gusenga i Remera. Yego. Sanga Aimable na Chantal ku muhanda. Yego. Chantal arambabarira ku makosa nakoze n'umugabo we. n'umugabo we. Nyuma y'uko abayapotere ashakanye na Chantal watekereje iki nk'umuntu w'umushumba nka Bishop waryamanaga nawe uri umukristo uri intama yiwe? Pastor Chantal ahari mbabarire. Yego. Ko nabana naryamanye n'umugabo we. hari ikindi nta kindi umubyeyi ari kwitwara gute muri iki kibazo umubyeyi ngira ngo wabyumvise amajwi y'ibanga wayumvise. nayumvise umubyeyi kadahuza abantu. Hanyuma rero sasa Pastor Mutesi aho tumugayira naranamwandikiye jye ubwanjye. Yego. Ndamubaza ngo reka ndebaho namwandikiye. Umubaza ngo iki kuki uri kuzana ibimenyetso ujye ubigumisha inyuma uzajya ubizana byabaye ngombwa. Oya tugomba no kubwira abantu ko tubifite. Biba bihari. Urumva? Uramwandikira ati mubyeyi. Ndamwandikira nti sera kuborokoye. Mutesi aborotse imwe indi raborokoye. Urumva? Izo ni ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi. Aborotse imwe indi raborokoye. Yego. Naramwandikiye nti namwandikiye ni Pastor uraho neza hari icyo nshaka ni Hero Pastor. Yego. Uraho neza hari icyo nshaka kukubaza. Mutaganda Aimable n'umudamu we muravugana? Ese niba muvugana waba uzi amakuru yabo? Wabyumvise? Asubiza iki? Aransubiza ngo muraho neza Pastor. Yego duherukayo n'umutware wanjye ubwo umugore we yarahari gusa kuva yagenda Mutaganda ntiturongera kuvugana. Yego. Abyumva? Yego. Ndamusubiza nti vugana na madame we Chantal muganire ndakubwira ikibazo umutege nakubwira ikibazo umutege amatwi umuhe n'inama kuko bimeze nabi mu rugo rwe cyane n'umugabo we. Yego. Ubavugishe bose kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Ubyumva? Bivuze iki rero? Hanyuma aransubiza ngo aransubiza ngo ndi mu rusengero ndahana mu rusengero nimuguka ndabavugisha. Niho utitinya. Tugiye kureba. Yego. Pastor Mutesi yemeye ko ari igisambo. Kandi ko ntiyahakanye ko ari igisambo. Yaravuze ati mu rusengero iyo ugiye mu rusengero se. Yego. Pastor w'urusengero akavuga ngo ndashaka kubankuriramo amafaranga. Ati ubwo ntacyo wumva ko ubusambo buba butangiye. Ati nawe bwanga biremwe nonaha nimuyazane Imana iguha umugisha biremwe nonaha yarararare biremwe ibyo byose. Si rimwe si kabiri si gatatu. Nabikoze. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubana na Suneba ugasuneba nkayo. Mbwira uwo uri we, mbwira uwo mugendana, nkubwira uwo. Muri make ishaje uvuga ko nta rugo yari nta kintu urugo twari kuzavamo. Ibi bivuga ngo iki?
Bibiliya ivuga mu gitabo cya Dawidi ngo wicarana nande yego wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye. Yego. Iyo uhuye n'umusambanyi wifatanya nawe, wahura n'umusinzi ukifatanya nawe, ibyo byose urabikora nka kwihore ukibwira ko mpanye nawe, nzaguhana umunsi umwe nihanukiriye. Bishyire Ayo ni imbere. amagambo yavuzwe na Dawidi mu gitabo cya Dawidi muri Zaburi. yego Zaburi ya mbere igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi Gambi y'ababi, y'ababi ntiyicarane n'abanyabyaha n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Amategeko y'Uwiteka yibwire ku manywa na nijoro. Niba nijoro aryamye atekereze ku mategeko y'Uwiteka, ku manywa niba avuga, niba arimo aragenda, niba akora atekereze ku mategeko y'Uwiteka. Ngo bene uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi mu gihe cy'amapfa ntabwo kijya cyuma. mu gihe cy'amapfa Icyo wacyumvise? icyo nacyumvise. Mu gihe cy'amapfa ntabwo cyuma cya giti. yego Rero si urugo rwa mbere twumvise rusenyutse Mutesi yashingiye. yego Hari n'undi witwa ngo niba ari Mama Hiro, ni Mama Hiro, ni Mama nde. Hari ikiganiro Yoweri w'iyobokamana yakoze ndetse na Emi wo kwihumure TV bakoze, niba ari Mama Hiro, niba ari Mama nde, ibintu nk'ibyo. yego Mu bintu bivugwa yuko mu mafoto na video hishyuwe ibihumbi bigeze kuri 400, amamodoka, kurya, tente, byose amafaranga aciye kuri Pastor Mutesi. Tente, kwishyura tente, amamodoka, kurya, kameramani, wabyumvise? yego Byaciye imyambaro, byose byaciye. dekorasiyo, byaciye kuri nde? Pastor Mutesi. ni business ariko None se urumva bidahura? Urumva atabizamo? abiza Okay. Ni event Ibi byose organized, rero yego. urabyumva, ndetse na video y'ubukwe bwabo yanyuze ku Iriba TV. Uyu munsi wa none ikaba rigira neza TV, Yego. aho Pastor Mutesi aguriye Iriba TV akayihindura gira neza. Hari amavideo menshi yakuyeho arayasiba, na ya yindi na ya yindi nayo yarayisibye. Na video yo ku kibuga cy'indege yego yarayisibye. Video yo mu murenge barayisibye. yego Hanyuma video ya mariage barayisibye. Ibi byose ukibaza, yego marende cyangwa nyina w'umwana yego cyangwa nyirasenge w'umwana ushobora kumenya ibirimo birasidagurika mu muryango, Yego. ntabyicaremo ngo abiturishe, ntacyo wumvamo. kumupasa undi shaka kumupasa undi Ashaka kumupasa undi, byashoboka simbizi cyangwa ntibinashoboka. Ariko kandi se yego bivuga ko Pastor Mutesi, bivuga ko rimwe kabiri gatatu yego nandi mahirwe yagiye atakaza. Mabure ndi mu bantu bumvise ayo makuru, ko gerageza gushakisha Mabure giye ubwanjye. Mabure twigeze no guhurira hano munsi. Aha, ndabyibuka. urabyibuka ko yahaje. Eh. Mabure ndamushakisha, Mabure muhamagara ndi kumwe n'undi mugabo witwa Bishop Desire Bakundukize, n'undi mugabo witwa Dani Savesoni, urabyumva neza. yego Baza hano mu rugo, yego tuza hano mu rugo, twese duhure hano mu rugo. Twaje tuzanye tuva i Kigali, turicara ku kibazo cya Mabure cy'urushako rwe. Wabyumvise? Umuntu ashobora kumubwira ati Pastor, kumushyize hanze, ubishyize hanze nka mugenzi wawe, Yego. yarananiye. Kandi Yesu yaravuze ngo mwene so numumenyaho ikosa, Yego. umusange, umuganirize, niyanga umuteze undi, niyanga umuhereza itorero. yego Siko bimeze se? Ejo abantu bashobora guhora babona batwita ngo ba pasiteri, bakavuga ngo muri pa pasiteri nyabaki, kanaka si pasiteri, kanaka si bishop, kanaka si pasiteri, Mutesi pasiteri, yemeye ko ari umujura, nawe uri umujura, n'uriya ni umujura. Ugasanga ubujura bwa Mutesi bw'ibandi abwitiriye Gitwaza, Abwitiriye ugasanga bugeze Korode. kuri Apotre Mignone, ugasanga bugeze kuri Apotre Masasu, ugasanga bufashe pasiteri Rutayisire, ugasanga bufashe runaka, ugasanga bufashe runaka. Ibyo rero turabyanze. Ibi bintu ububandi bwe n'ubwe abo habane twe ntibitureba. yego Urabyumva neza? Hari icyo bita kwitandukanya yego n'ikizira. Iyo umuntu umugiriye inama ntayumve, yego Bishop Ruzagiriza wabashyingiye
ntiwumvise amagambo avuze yego ubundi ni amakosa ni n'amahano mu rukiko kuko urukiko hari ibyo ruzabasaba mwabibwiye bande abunzi wabyumvise neza Abunzi bara- mwabibwiye bande Mabure yatanze raporo yo kubeshya urukiko wabyumvise neza yego sinzi uyu mudamu wa Mabure mu kwiregura kwiwe azagaragaza ko aha uyu mwirondoro Mabure yatanze batigeze bawuturamo wabyumvise icyo bita kubeshya urukiko Yego. Mabure yabeshya urukiko ararubeshya Gasharu iri muri Kinyinya Mabure n'uyu mugore ntibatuye muri Kinyinya wasanga atarazi imirenge atazi amazina yabyo ariko Boretsesa akabyitiranya Mabure hubwo yatanze Mabure yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere oh yes kereka niba yarasubiranye n'umugore wa mbere akavuga ati divorce akavuga ati amasezerano ya kabiri arasheshwe Pastor, yewe nagiye mu ku masezerano ya ruhande mbere rwawe nyine banza wumve Mabure yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere aha niho umugore wa mbere Niwe atuye yibukaga. ni naho Mabure atuye niho Mabure yatuye yatandukanye n'umugore yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere Niwo muri mu maraso nyine banza yibuka. wumve buretse se wanze wumve ibi babyita kubeshya urukiko oya nibyo yibukaga yibuka iki ashaka uyu mudamu yamushakiye mu mudugudu wa Birembo ya mbere akagari kanga buretse se ahantu ucumbitse iminsi mike wahamenya wowe kandi uvuze ko bagiye muri apartment ahaki aho nta nzu bari bahafite naho bari bakodesheje muri none se aha muri Gasharu uyu mugore yarahatuye atuye muri Amerika buretse aderese Mabure yagaragaje ko aderese y'umugore abarizwa muri Amerika uyu munsi Yego. siko bimeze ibyo twese niko tunabyemera na Mabure niko abyemera ariko Mabure aho bashakaniye ni he basezeraniye hehe ku cyanze gutanga ikirego Bugesera itegeko riteganya ko divorce ishobora kubera umwe ishobora kubera mu rukiko rw'ifasi w'umurenge w'akare basezeraniyemo umurenge basezeraniyemo cyangwa se aho batuye ubwa nyuma Mabure yari afite uburenganzira butanga ikirego urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta guturugo birimo tega amatwi nta guturugo urabyumva nta guturugo rurimo ko umugore yataye urugo n'umugore ntiyataye urumva ari Mabure ntiyataye urugo ari umugore ntiyataye urugo amezi 12 ntarashira Mabure aravuga ngo umugore ngamunkoza ku nkeke y'amagambo ngamubwira ngo byarumviswe nta makimbirane nta raporo y'umudugudu n'akagari iteyeho kashe y'akagari igaragaza ko bahoze mu makimbirane noneho rero sasa mu rukiko reka turimo turasesengura urukiko ruzagendera kuri raporo y'akagari ka Gasharu mu murenge wa Kinyinya kandi uyu mudamu ntabwo yatuye mu murenge wa Kinyinya wabyumvise uyu mudamu ntiyigeze atura mu murenge wa Kinyinya uyu mudamu ntiyatuye mu ntuzi yatanze imyirondoro idahuye n'ukuri Mabure yabeshya urukiko ni imbeho wabyumvise nabyumva cyane si ugusesengura ni ugusesengura Mabure rero yego ibi bigaragara guhumuka iyo byita guhumuka impamvu umugore adashaka divorce ni kwanza Mabure yagombaga gutanga aderese y'akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali umurenge wa Masaka akagari niba ari Gako wabyumvise aho niho bamaze umwaka n'iminsi batuye niho batuye ubwa nyuma Pastor dusoza nakoze ikibazo umudugudu wa Gako rero wa Masaka niwe ugomba gukora raporo wabyumvise neza niwe bakaba yakora raporo yuko yabaye mu makimbirane ya Mabure n'umugore we akagari kagateraho kashe kabyemeza ariko ikigaragara ni kimwe Mabure yahunze aderese yahunze guseba ajya gutanga aderese itabaho iyi aderese yatanze mu kirego cy'urukiko niho yari atuye n'umugore we wa mbere batandukanye ese umugore ashaka divorce cyane ntago ayishaka uko twumvise umugore erega n'umugore twamukize kuri koro n'undi muvandimwe wiwe bari muri Amerika na Mabure twese twicaye hano umugore avuga ati ibyo mwavuze nabyumvise aho namubabaje nambabarire ati kandi basabye sinama umugabo dore icyo ari gukora cyane ko umugabo ari we munyamafuti yarutaga y'ingurube yagombaga kuvuga ngo madamu aho nagukomerekeje nanjye umbabarire kandi n'abavandimwe batubabarire n'Imana itubabarire match ari kubirangirira aho ngaho hanyuma ahubwo umugabo agahita ahamagara umugore agahita banguka agatega indege yihuse ibirarane byose byabaye bya Marita na bya Karaveri na Marita bigahita birangira wabyumvise so amakuru ngayo rero Mutesi urumva Mutesi aho aziramo naho ngaho uru rugo rero agomba kurubazwa nk'umuntu washingiye umwana we ntamukurikirane
iki nicyo bita ikibazo. So ububandi bwiwe rero yemeye ko ari ibandi, yari itandukanyije n'amabandi y'abapasiteri.